rero twaguteguriye ikiganiro cyangwa se twaguteguriye amateka y'uyu munyamakuru ukunzwe n'abatari bakeya Mutesi Scovia. Wumve inzira yanyuzemo, wenda ni wumva aho yanyuze bishobora nawe kuba byakongerera morale ukaba waguma mu byo urimo kandi ukabikora neza ugamije kuba watera imbere, washikama mu byo urimo ugakomeza ukarwana, kuko ntabyo umuntu anyuramo ngo buri kuba yahura n'imbogamizi. Reka tuvuge gakiya rero ku mateka y'uyu mudamu Mutesi Scovia wabashije kugera ku nzozi, wavuga wageze ku nzozi ze, nubwo akivuga yuko akishaka kugera ku bindi byinshi bihambaye, ariko ndatekereza neza cyase ndahamya nkomeje yuko amakuru yerekeranye kuri uyu munyamakuru ashobora kuza kuba yagufasha ukabasha kugira imyumvire yindi ugira igutera ka morale ko gukomeza kugenda mu rugendo, gukomeza kurwanirira inzozi zawe mpaka uzigezeho. Uyu munyamakuru rero ukunzwe n'abatari bake hano mu Rwanda ndetse n'imahanga yitwa Mutesi Scovia. Yavutse mu mwaka w'igihumbi 1986 avukira hariya mu ntara y'Iburasirazuba. Ubu ngubu tuvugana ni umudamu ufite umutware ndetse n'abana, muri make arubatse. Mutesi Scovia rero yize itangazamakuru, araryiga ashyizeho umuhate mu buzima butari bworoshye, aragerageza arabikamirika. Impamvu rero tuvuga ko bitari byoroshye nuko yarezwe na papa we gusa akiri mutoya. Mama we yaje kwitaba Imana, aregwa na papa we. Papa we amuha uburere bwiza ku buryo neza uyu munyamakuru Mutesi Scovia avuga yuko nta kintu na kimwe umugabo ashobora gukora we atashobora uretse gutera inda. Ibintu byose uyu munyamakuru arabikora cyangwa se yizera yuko yabishobora. Nyuma rero yo kwiga umwuga w'itangazamakuru akawumenya neza, yaje gukora kuri Flash FM ndetse na Flash TV, asa kuhakora igihe kitari gitoya. Nyuma yaho rero nibwo yaje kwimukira kuri Radio BNB Umwezi, ahakora igihe kirekire, aho yakoraga mu kiganiro cyitwa Rio Talks. Iki nicyo kiganiro yakoragamo. Iki kiganiro rero yakoragamo yakundwaga n'abatari bakeya bamukurikiranaga, bishimiraga uburyo ki yatambutsaga message cyase akabasha kuba yaganiriza abantu n'ubutumwa yagendaga atanga muri kino kiganiro no mu bindi biganiro yagaragaragamo kuri Radio BNB Umwezi. Uyu Mutesi Scovia rero yarushijeho kugenda akundwa cyane, ariko ntago byatinze. Nyuma yaho Mutesi Scovia yaje kuva kuri Radio BNB Umwezi, atangira urugendo rwo kuba yakwihangira umurimo rwo kwikorera. Yaje kugira igitekerezo cyuko yafungura YouTube channel, ibiganiro bye na message nziza ze zubaka akajya zinyuza kuri YouTube channel. Aje gufungura YouTube channel cyangwa se umuyoboro wo kuri YouTube anyuzaho ibiganiro bye. Uwo muyoboro rero yawise Mama Urwa Gasabo. Uyu muyoboro niwe yagendaga anyuzaho message ze. Igitangaje rero nawe gishobora kugutera imbaraga kuri uyu mudamu nuko ikiganiro cya mbere yakoze cyarebwe n'abantu bagera ku 160. Urumva ni bakeya cyane ku muntu wari umenyereye kuba akurikirwa n'abantu benshi kuri Radio BNB Umwezi. Aba bantu ni bakeya cyane, ariko ntabwo yacitse intege. Yaravuze ati ibi ngibi ni intangiriro, ngomba gukomeza nkakora iyo bwabaga, nkakora igishoboka cyose mpaka mbonye abafana, mpaka abantu bamenye ibyo nkorera kuri uyu muyoboro. Ndetse kuko arakomeza arakora bishoboka, biza kurangira abigezeho, birangira abantu bamenye uyu muyoboro wa YouTube Mama Urwa Gasabo. Nekereza kugeza uyu mwanya abatazi uyu muyoboro mu Rwanda ni bakeya cyane. Uyu munyamakuru rero yarakomeje arakora, akora ibishoboka byose, ashyiramo imbaraga cyane, arakora ijoro n'amanywa, biza kurangira uyu muyoboro wa YouTube uteye imbere cyane. Muri iyi minsi rero ni umwe mu muyoboro wa YouTube unyuzwaho amakuru cyane cyane by'umwihariko ya politike, ndetse abantu benshi baramukunda cyane, baramukurikira ku bwinshi. Muri iyi minsi rero yaje no kuba yafungura televiziyo, aho anyuzaho ibi biganiro bye. Byari binyuze mu gukora cyane kubera yuko atigeze acika intege. Nyuma yaho rero yaje gufungura undi muyoboro wa YouTube, aho ni mu mwaka w'ibihumbi 2023. Uwo muyoboro rero yawise Mutesi Scovia. Uyu muyoboro niho yanyuzagaho ibiganiro bifitanye isano n'ubuvuzi, aho ibiganiro bitandukanye yagendaga abinyuza kuri uyu muyoboro. Muri kumva neza rero yuko muri icyo gihe, mu gihe gitoya gishoboka, yahise agira imiyoboro 2 ya YouTube channel igomba kuba yanyuraho ibiganiro bye bigiye bitandukanye na message ze zubaka,
kugira ngo zibashe kurushaho zagera ku baturarwanda benshi babashe kuba bamukurikirana ku bwinshi. Uyu rero Mutesi Scovia nyuma yaho nibwo yaje no kuba yaba MC, uretse ko n'ubu ngubu yabikora buriya ngo afite n'indi mpano yo kuba yayobora imisango cyangwa se yayobora yaba MC mu bukwe cyangwa se mu bindi birori bigiye bitandukanye. Ibi ngibi wakibaza ngo ese yaje kuvumbura iyi mpano ye gute, yuko nawe afite impano yo kuba yaba MC. Niba ubyibuka neza rero tugitangira twavuze yuko muri we yizera yuko nta murimo n'umwe umugabo yakora we atashobora. Nibwo nyuma yaho rero yaje kugira igitekerezo avuga yuko agomba gukora ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma nawe agaragara nk'umuntu w'igihangage. Ubwo umunsi umwe rero yaje kwitabira ubukwe ari kumwe n'abandi, habura umuntu uyobora ubwo bukwe, aza guhita afata umwanzuro yuko agomba kuyobora ubwo bukwe, ndetse ahita aba muri ubwo bukwe cyangwa se ayobora ubwo bukwe nka MC, kandi ubukwe bugenda neza, ndetse aza kubona yuko afite iyo mpano, arabyishimira cyane ku buryo butangaje. Uyu Mutesi Scovia rero yaje kuyobora ubukwe, abantu baramukunda cyane, baramwishimira, abona ko abizi ku buryo n'ahandi hagiye atandukanye yagiye arushaho kuba yagenda ayobora ubukwe. Uyu Mutesi Scovia rero uyu mwanya tuvugana ni umuyobozi mu w'abanyamakuru bigenga cyangwa se itangazamakuru ryigenzura. Muri kumva neza rero yuko yavuye kure hashoboka, kandi ubu ngubu ageze kure nanone hashoboka, kandi nanone urugendo ruracyakomeje. Ubona yuko ari wa muntu ugifite umuhate wo kugera ku bintu byinshi bigiye bihambaye. Uyu rero Mutesi Scovia, inkuru ye, amakuru agiye atandukanye yerekeye n'ubuzima bwe, yerekeye ukuntu yagiye azamuka ndetse n'ukuntu akorana umuhate akazi ke, muherutse kumubona wenda hari mu biganiro bya politiki yagiye akoraho yari muri iyi minsi ishize, ubwo M23 yafataga umujyi wa Goma no mu bindi bice. Mwabonaga yuko ari wa muntu witanga akagenda akajya naho abantu benshi bashobora kuba batinya, ariko we nahatinye akahatinyuka agashyikayo akajya kureba uko bimeze. Uyu rero Mutesi Scovia akomeje kugenda yigarurira imitima y'abatari bakeya. Uyu mwanya twavuga yuko ari umwe mu banyarwandakazi bafashe imitima ya benshi mu itangazamakuru ndetse no mu mbwirwaruhame atanga, kuko ini kiganiro cye yatanze ubumva yuko ari wa muntu uvuga ibintu yashyizemo ubusesenguzi bwo ku rwego rwo hejuru, ku buryo ushobora kumva yuko uyu mudamu ashoboye rwose, cyangwa se itangazamakuru rimuri mu maraso. Uretse kuba muri mu maraso, ni umunyamurava, ni umunyamurava ku buryo bukomeye cyane, bigatuma abantu benshi bamukunda bihambaye. Ukimara kumva rero amakuru y'uyu Mutesi Scovia, bimwe mu by'ingenzi wagombaga kuba wamumenyaho, wumvise neza yuko ari umunyamurava ukomeye cyane. Ndahamya nkomeje yuko nawe ari cyo bigusigiye muri uwo mushinga wiyemeje gutangira gukora, mu bucuruzi se cyangwa se mu kindi kintu wiyemeje gukora. Nawe urasabwa kuba washyiramo umuhate, ushyiremo umurava, ubikore ubikunze. Umunsi umwe nawe uzabona ugeze kubihambaye, dore ko uyu nguyu Mutesi Scovia akunze kuvuga ati niba ibintu bikunda ukaba uzi neza koko ubikunda, nta cyatuma utabigeraho, nta cyatuma utagera ku nzozi zawe, nta cyatuma utagera ku ndoto zawe. N'ayo makuru rero twari tubafitiye kuri uyu mudamu ukunzwe n'abatari bakeya. Nuko rero ngayo nguko uyu mudamu akomeje kwigarura imitima y'abatari bakeya mu Rwanda ndetse n'imahanga, kandi nawe ndahamya nkomeje yuko ari isomo umukuyeho ryagufasha mu iterambere ryawe rya buri munsi ndetse n'iry'umuryango wawe. Njyewe ngushimira, twari kumwe rero kuri izi microphone. Nizeye yuko turaza gusubira mu biganiro by'ubutaha. Nawe wabanje kureba hasi kuri subscribe wahakanze, ndetse no kuri ako kazogera wakoze like, share na comment, kugira ngo n'abandi babashe kubona iki kiganiro n'ibindi biganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Ibiganiro byacu rero nakagaruka. Ciao ciao.